Mbifurije amahoro y'Imana nshuti bavandimwe muherere hose mu mpande enye z'isi. Njubasuhuza ni Landamuru 777 kuri mikoro ndabakunda cyane. Abantu benshi bakomeje kugenda bibaza ibibazo bigiye bitandukanye mu buryo butandukanye. Abenshi bagacana amarenga mu by'ukuri bashaka kumenya ese mu by'ukuri ninde ushobora kuba umukazana, umukwe cyangwa se ba mwana ba perezida w'igihugu runaka. Abenshi rero mu Rwanda bakomeza kugenda babyibaza bashingiye mu by'ukuri ku muryango ushobora gushyingirana na perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na madamu we Jeannette Nyiramongi Kagame. Abantu benshi bakomeza kugenda bibaza ibyo bibazo bitewe nuko nta ushobora kubonera igisubizo kubera ko nta ushobora kumenyera igihe umwana w'umukuru w'igihugu yakundiye aho bahuriye cyangwa se mu by'ukuri isura cyangwa se umuntu ashobora gukunda icyo yaba akora, ubutunzi yaba afite, aho yaba yarize cyangwa se uko yaba areshya, imodoka yaba agendamo, indege yaba afite cyangwa se ibijyanye n'ubutunzi yaba afite. Umuryango uwo muntu yaba akomokamo uwo ari wo wose, yaba akomoka mu muryango utikoraho nk'uko dukunze kubivuga hano ku mihanda. Ariko mu by'ukuri ntabwo ndi kuvuga ibi kugira ngo nkomeze nzamure ibyiyumvo bya buri umwe, ahubwo ni amarangamutima nagize ubwo natekerezaga mu by'ukuri ku muntu waba warahangaye Ange Ingabire Kagame, akamutamururaho umwambaro w'ubusugi, akamubyaza abana babiri, agahangara kwitwa umukwe w'igikomangomakazi Ange Ingabire Kagame. Uyu nta wundi ni Bertrand Ndengeyingoma cyangwa se uwo benshi bari bakunze kwita Biri Ndengeyingoma. Akangaka karakazina kakabyiniriro bitewe nabo biganye cyangwa abo bareranwe, kubera yuko kubijyanye n'amashuri uyu musore yatangiriye amashuri ye ayinjira mu cyumba cy'amashuri bwa mbere yabitangiriye hano mu Rwanda mu ishuri ry'Ababirigi, aho yize imyaka igera kuri 13. Reka nze mbaviri muzini muzingo ku bijyanye n'ubuzima bwa Bertrand Ndengeyingoma, umukwe w'icyamamarekazi, igikomangoma kazi Ange Ingabire Kagame. Wicikwa wowe kora subscribe, nawe utarakoze subscribe mu myukuri kora subscribe kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Ni nyuma y'aka kananga tukabagezaho byose mushaka kumva cyangwa mwahishwe ku buzima bw'umukwe wa Kagame Bertrand Ndengeyingoma. Ubundi abantu benshi bakomeje kugenda bibaza bati Bertrand Ndengeyingoma wasabye akanakwa agasomera mu ruhame yuko abaye umugabo wa Ange Kagame ni muntu ki? Bertrand Ndengeyingoma bakunze kwita Biri nk'uko nabibabwiye haruguru, wasabye akanakwa Ange Kagame ni umusore yamusabye afite imyaka 26 y'amavuko. Yakuriye i Kigali mu Rwanda rwa Gasabo, ari naho yatangiriye ubuzima bwe bw'amashuri. Ku nshuro ye ya mbere yinjira mu ishuri yabitangiriye i Kigali. Uyu mugabo ni umuhererezi mu muryango w'abana 6 bavuka ku mugabo w'ikirenga nawe udakorwaho, mu by'ukuri ushingura ntihagire undi umukurikira, ba mwana wa Paul Kagame wikorera ku giti cye uzwi nka Cyril Muze Ndengeyingoma. Bertrand Ndengeyingoma, uyu muhungu wa Cyril Ndengeyingoma, kuva akiri umwana muto yaranzwe no kugira ishyaka ryo kwiga, ndetse akenshi imihigo ye yagaragarazaga ko mu by'ukuri afite indoto zo kuziga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akagera ikirenge mu cy'abakuru be barangije amasomo ye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bize muri za kaminuza zigiye zitandukanye, harimo na kaminuza yabaye ikimenywa bose nka Atlanta University, International University. Urugendo rwe rwo kwiga yahuriyemo n'uyu mukobwa wa Jeannette Kagame, Ange Ingabire Kagame. We avuga yuko bahuriye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu by'ukuri uyu Ndengeyingoma urugendo rwe rwo kwiga yarutangiriye mu mashuri y'Ababirigi ari mu Rwanda mu mujyi wa Kigali mu gihe kingana n'imyaka 13. Nyuma yaho yaje kugira
imbamutima mu masomo yo kwiga ibijyanye na science. Yifuza ko ari nabyo yakomeza kwiga muri kaminuza izwi nka Massachusetts University of Technology. Yizemo civil engineering mu cyiciro cya kabiri cya kaminuza. Icyiciro cya gatatu cya kaminuza yize ibijyanye na architecture muri iyi kaminuza n'ubundi ya Massachusetts University of Technology yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndengeyingoma Bertrand abenshi bakunze kwita Billy yabaye umuyobozi wungirije vice president wa kaminuza ya Massachusetts Institute of Technology MIT Undergraduate Association UA, avugira abanyeshuri bari bayirimo barenga 4,000. Bertrand Ndengeyingoma yarangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza yigagamo ibijyanye na civil engineering, ari nabwo yabonye umwanya wo gutangira gukora ubushakashatsi butandukanye mu bijyanye na science. Uyu musore Bertrand Ndengeyingoma akaba n'umugabo ubungubu noneho by'umwihariko akaba umukwe wa Kagame. Ubwo yagarukaga mu Rwanda amaze kurangiza amasomo, yatangiye ibikorwa byo gushaka uburyo yateza imbere umujyi wa Kigali cyangwa se umujyi yavukiyemo. Ibi ngibi yabitangiye rero ubwo yazanaga umushinga wo gutangira kuboneza nk'uko mu by'ukuri abagenda babivuga bamubonye akigaruka mu gihugu. Yatangiye gushyira mu bikorwa ibyo yaravuye kwiga muri Amerika, ibijyanye na urban planning cyangwa se ibijyanye no kuboneza umujyi. Mu by'ukuri uyu mugabo yaje kuba rwiyemezamirimo mu bijyanye n'inyubako, mu bijyanye no guteza imbere imyubakire, bitewe n'uko yari amaze igihe abibona ndetse anabyiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yaje kugaragaza yuko mu by'ukuri hari igitangaza mu bijyanye n'ibi bintu, kubera yuko yagaragaje ubuhanga ubwo yatangazaga umushinga we wa mbere wo kwegeranya amazu bakubaka ama etaje bagatangira gukoresha ibibanza byo mu kirere, aho kumara ubutaka bubaka utuzu dutoya bagatangira kubaka inzu zikabakaba mu kirere. Ndengeyingoma yakomeje ibikorwa byo guteza imbere imyubakire ku mugabane wa Afurika no guhanga uburyo bushya bwo kwifashishwa mu kuboneza imijyi, hibanzwe cyangwa se habayeho kwegeranya inyubako, hakubakwa amazu maremare ashobora kubabwamo n'abantu benshi uzamuta ujya mu kirere, aho gukwiza inzu ku butaka ndetse butoya. Usanga Afurika ifite ubutaka butoya kurenza ibindi bihugu byo ku mugabane w'Uburayi cyangwa se za Amerika. Bertrand Ndengeyingoma rero yazanye uyu mushinga mu rwego rwo kugira ngo cyane cyane nk'umujyi wa Kigali ubashe kubonekamo amazu maremare, aho kubonekamo tujagari twa hato na hato. Abenshi banavuga yuko ari we watangaje umushinga wa mbere wo kuboneza cyangwa se wo gutunganya ibishanga byari byaragiye byubakwamo na ba rwiyemezamirimo bagiye batandukanye mu buryo butandukanye. Abenshi bagiye bubakamo inganda ndetse bakanagenda bakoreramo ibikorwa bigiye bitandukanye. Yagaragaje yuko haramutse habayeho ugusubiranya cyangwa se gusanasana ibishanga, ibi bintu byakomeza kugenda bizana umwuka mwiza mu mujyi wa Kigali ndetse n'ubwiza nyaburanga bukiyongera. Uyu mushinga wasamiwe hejuru n'abari birebeshaga amaso nyamara bakabyihorera, harimo na sebukwe Perezida Paul Kagame. Waje kugena ingengo y'imari hambaye cyane, mu by'ukuri akagaragaza yuko ibi bintu biramutse bikozwe hari ikintu byatanga ndetse bikanatanga umusaruro uhambaye mu bijyanye n'imiturire ndetse no kuboneza ibijyanye n'ubwiza bw'umujyi wa Kigali. Uyu mugabo rero wanje Kagame yaje kuba ajya kwiga icyiciro cyangwa se icyiciro cyihariye cya kaminuza cyangwa se cy'ikirenga PhD mu bijyanye no guteranya cyangwa se no guteganya imiturire mu mijyi. Ahangaha akaba yaragiye kubyiga i Londres mu Bwongereza, ndetse abingibi akaba yaraje kuba anabirangiza muri 2017. Yasabye Anakwa Ange Kagame cyangwa se igikomangoma cy'u Rwanda Angelique Ingabire Kagame, nyuma yaho yaravuye kwiga mu Bwongereza icyiciro cy'umwihariko mu bijyanye no kuboneza imiturire mu mijyi PhD. Iki cyiciro akaba yarakibonye mu Bwongereza, akanahabwa rwose impamya bumenye cyangwa se iki cyiciro cya kaminuza akaba yarakirangije ahawe impamya bushobozi y'ikirenga.
n'igikomangoma Charles, ubu ngubu akaba ari umwami w'Ubwongereza. Uyu mugabo wanje Kagame mu by'ukuri yaje kugaragaza yuko ari umuhanga bidasubirwaho, ubwo yagaragazaga yuko igishanga cya Nyandungu kiramutse gisanywe haboneka uburyo bwo gutezwa imbere mu bijyanye n'ubukerarugendo bw'u Rwanda. Ubwo yamaraga gusaba no gukwa Ange Kagame, bahise bafata indege ndetse n'ibindi bikoresho bisanzwe bajya muri Nyungwe kuryoshya ubuzima. Aho abantu benshi bakomeje kugenda mu by'ukuri bibaza bati, ese Ange n'umugabo we ntibazajya mu kwezi kwa buki muri za Canada cyangwa se mu Burayi nk'uko abenshi babigenza ku micanga cyangwa se ahantu henshi bashobora kurira amafaranga? Ariko Ange Ingabire Kagame, umukobwa wa perezida w'u Rwanda Paul Kagame, yaryohewe no kurira ukwezi kwe kwa buki muri Nyungwe n'umugabo we Bertrand Ndengeyingoma. Mu by'ukuri ibingibi bikaba byaratangaje abantu benshi cyane, ariko mu rwego rwo kugaragaza yuko uyu mugabo rwose ashishikajwe no guteza imbere ubukerarugendo ndetse no guha agaciro umutungo kamere w'u Rwanda, bagaragaye bari muri Nyungwe ahantu hafutse cyane hejuru y'amashyamba ya Nyungwe, mu ndege z'ibitabashwa ndetse z'ibitamenwa, bitewe nuko zari zitwaye noneho by'umwihariko igikomangoma cy'u Rwanda, ashyigikiwe ndetse anagaragiwe n'umugabo we Bertrand Ndengeyingoma. Uyu mugabo rero akaba mu by'ukuri bari muri hoteli ya kabuhariwe One Ndonori Nyungwe House. Ni hoteli yubatswe mu 2010 ku bufatanye na guverinoma y'u Rwanda, ihabwa izina rya Nyungwe Forest Lodge. Yaje guhinduka mu 2017 nyuma y'uko yeguriwe One and Only Natural Rest, yongera gufungura imiryango mu Kwakira 2018 mu nkengero za parike y'igihugu ya Nyungwe nyuma yo kuvugururwa no kwagurwa. Mu Kuboza 2018 nibwo Ange Kagame yari yasabwe na Bertrand Ndengeyingoma mu birori bijyanye n'umuco nyarwanda yabereye mu rugo rwo kwa perezida Paul Kagame mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Muhazi ku Mazi. Umunsi nyirinzu w'amateka cyangwa se umunsi nyirizina w'amateka w'isezerano ryo gushyingirwa imbere y'Imana hagati ya Ange Kagame na Bertrand Ndengeyingoma wabaye kuwa gatandatu tariki ya gatandatu Nyakanga mu birori byabereye ku Kimihurura muri FAC. Saa 4 z'igitondo bombi bahanye isezerano bijyanye n'ukwemera Gatolika kwa Gikirisitu. Nyuma y'uwo muhango hakurikiyeho kwiyakira, aho abatumiwe bose berekejwe i Rusororo mu Ntare Conference Arena. Nyuma yo kuva i Rusororo habaye umugoroba w'umusangiro wabereye muri Kigali Convention Center, ukurikirwa n'ibirori byo kwishima by'akataraboneka ndetse byo kwishimira urugo rushya rw'abageni no gusabana n'ababyeyi ndetse n'abari babambariye mu cyumba cya KCC. Aba bombi rero nyuma y'igihe gitoya bashyingiranwe ndetse banabanye, Ange Kagame na Bertrand Ndengeyingoma baje kujya muri Nyungwe kwishimira ukwezi kwabo kwa buki, aho bamaze iminsi irenga 30. Ange Ingabire Kagame yaje kubitangaza ku rukuta rwe rwa X, abwira abantu ati thank you, ndetse anashimira Nyungwe House for any unforgettable honeymoon experience. We hope to come back again and again and again and again. Ibi ngibi hakaba ari byo Ange Kagame yashyize ku rukuta rwe rwa Twitter, ubu rwaje kuba X. Mu by'ukuri rero aya namwe mu mateka cyangwa se tumwe mu dukesha ibitabo by'abahanga bagiye bandika ku buzima by'icyamamare cyangwa se by'umugabo
w'igikomangomakazi cy'igihugu cy'u Rwanda Ange Ingabire Kagame. Mu by'ukuri rero abantu benshi bakomeza kugenda bibaza ibibazo bigiye bitandukanye. Ese Bertrand Ndengeyingoma akora iki? Ese Bertrand Ndengeyingoma mu by'ukuri bundi yaba afite akazi cyangwa se yirirwa yirira amafaranga mu by'ukuri mu bijyanye no kuba anezerwa cyangwa se anezezwa no kuba ari umukwe w'umukuru w'igihugu? Uyu mugabo ni umukozi ndetse akaba barirwa mu bakozi bakorera amafaranga menshi muri kino gihugu, kuko n'umwe mu bakozi ndetse bakuru bahesha agaciro amafaranga y'u Rwanda muri banki nkuru y'igihugu BNR. Akaba umwe mu bagabo bavuga rikijyana muri BNR. Akaba umwe mu bagabo mu by'ukuri bahanga udushya mu bijyanye n'amafaranga hano mu gihugu. Akaba umwe mu bantu bahambaye cyane. Ndengeyingoma ni umwe mu bantu bubashywe cyane hano muri kino gihugu, kubera yuko ni umwe mu bantu babashije guhangara umukobwa wa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, akamwambura ubusugi, akamubyaza abana babiri barimo Abe Ndengeyingoma, hakazana Agwize Ndengeyingoma. Mu by'ukuri ayo yonyine ni amazina ashobora gutuma umuntu aba igihangange muri kino gihugu cy'u Rwanda. Byonyine ni abantu benshi cyane bifuza kuba abakwe cyangwa se bifuza kuba mu muryango wa perezida wa Repubulika. Ibi rero byose nibyo twagiye tubategurira mu by'ukuri, ndetse nibyo twagiye tubakusanyiriza ku bijyanye n'ubuzima bwite bwa Bertrand Ndengeyingoma, umukwe wa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Turabakunda cyane rero nshuti, mukomeje kugenda mutugaragariza yuko mudukunda. Namwe nawe utari wakora subscribe, ndagira ngo nkwinginge mu by'ukuri kora subscribe kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Ciao ciao, hasta la vista, we love you and now.